bigeze kuririmba ikorari Veza manyana yaje karibu baraza barasaba umugeni twara umuhaye none ubukwe bugiye kuba Joyce mukomere Imana amashi amen icyo mbasabye musenge uko buzagenda tuzobutaha Joyce tuzobutaha aje kurera abana naje ariko uzi iyo agenda ngahani nozaga ndeba bamukubita agashi kamani katangira kwishima mu mutwe kandi ntanda zirimo ariko zatwamagara babu bana mashimwe ngo yagira yiwe wenyine Imana izi gukoresha igikorwa kugira ngo igihugu kigufashe gushima kandi reka nkubwire utarakora igikorwa kizazana ibikorwa bisubiyamo utarakora igikorwa kizazana ibikorwa amakampuni azatangirwa na kapuni amaka atangirwa na ka akabona kujira kuri ma ka ndaneze ingiya esala Ndamahize ya machago yati umuhiwe ngorangije abagore baravuga ngo nono sawu yishe ibihumbi sawu yishe bizo so igihugu cyose kirashima ishimwe hari ryo kwiherera hari ryo muri rubanda hari ryo muri stade nukora igikorwa kizazana ibikorwa nukora igikorwa kizazana amashimwe ntangaje uyu munsi wa none aho waruri gazuka mu bitekerezo ureke kuba muto ishuri rw'ibintu yavuze ngo urugo rugomba kugira iki rugomba kwinjira mu muriro none habuze zingahe buze ikindi gihumbi kaka kandi nimba hari ikintu kigira riti nimugera muri Imana ibaheze ibisubizo muri ayo maboko yayo juruwe tegeka byose biremera juruwe tegeka byose biremera baniye kuko turi kumwe n'abasore 16 na Bishop Karegeya na Bishop Ruhumuza wabasita babatendere ari muri Amerika barampara reka nkubwire ibisubizo ndibibuze uko abantu bose tubi nuzoza uhura n'umuntu uyafite umugirire neza kubera kuko gukomera suburebure sinubunini ni gitekerezo turuwa nugukora Imana yagushizemo ishaka tatu nukugira umwato kubana n'abantu bose amahoro hindukira na mwana wanyu mubwire ngo uko uri umukire ariko impamvu utarabibona ubanye n'abantu kundi kundu ubanye n'aba Rekera ndatinda kuri iki kibuga ngo n'abantu bona abantu bose karabatse nta muntu utosengera itaje ubugira twese twahagaze turi muri network imwe nimwe bakabagira gutya mwese tengele pima ofele juruwe tegeka byose Yodani juruwe minashituku juruwe tegeka byose biremera juruwe amusira amavuta ngarangiza amavuta yamamuzamukana imvugo zamuzehe zamaze hinduka uze gusura bakuru bawe ariko bari baramujanyiriya hari ahantu Imana izibanze kadushira kugira ngo turemera amashimwe mufite nimureke tuvuduke ni imisi mikeya tugiye gukora ibiterane muri za stade ababanjijeyo nabo n'amezi 9 Reverend Kado tuzakora ibiterane muri stade gutya Kinshasa gutya bavuga ngo nibande bavuga butumwa Reverend Kado Mathayo n'abandi Australia
mu makanisa agiye kuba mato. Imana igiye kwagura abantu. Ubwira abandi z'ijuru ijuru wa Dawidi Yesu ni rehemu wa Dawidi Yesu ni rehemu amasema yo mwisina isi ntizayamenya ariko uzayamenya n'Imana nawe. Iki ni ikinyejana cyo kugaragaza amashimwe ayo wabonye iriya mu ibanga. Sinarizi kuko imbeba zaguteye yari isi kandi zagica zizazibaza ngo ziteguze zizamazinjira. Akigitangaza kirabana yawe eraga imbeba Mana turi ni imbeba mwana wa Daudi Yesu ni rehemu Yesu ni rehemu mwana wa Daudi Yesu ni rehemu Yesu ni rehemu. Shukrani za sirini zimenywa nawe n'Imana yonyine. Uyu munsi wabigaragaje umuryango wa Kigogo wenda niba kena bo bari babizi n'ababyara bawe nguri yarevera kato yaratarabimba tigeze bimbwe none uyu munsi watubwiye wari wagize igitero cyo. Reka mbabwire umuntu wese ufite ikibazo kurumva ko kuyekemuye igitero cy'imbeba iranirwa gukemura icyawe. Ndamukiriza mwana wanyu mubwire ngo tuze umuti ijuru yatabaye muri aya mashimwe. Mwana wa Daudi Yesu ni rehemu Yesu ni rehemu Yesu ni rehemu Yesu ni rehemu. Nimusamure mu gitakabiri cya Daudi vuga ngo haleluya icyakabiri cya Daudi n'Imana gushaka kugira ngo imupromotinge ariko irohereza umuntu. Ntawe uzugera hagera adafite umuntu. Mu mashimwe yawe ukeneye umuntu aho uzagera hose n'umuntu ukeneye umuntu. Habe na ya Saruni kinyozi ukeneye abantu. Nimugera muri mwana wa Daudi Yesu ni rehemu Yesu ni rehemu mwana Yesu ni rehemu Samari mwana Elukana nyina yitwa Hana. Imana iramubwira ngo Samari nimeona kwa Yesu. Imana yije kukubona wavuze ngo uri mwene nde uri mwene Kigogo. Hari n'amazina agira riti Juruwe Imana isibaza kubona umubyeyi muri uru rusengero kugira ngo abakristo bawe Imana ibabone ibaza kubona wowe muri Holy Spirit aho nyoboye ntibona abandi bose ibaza kureba jewe Juruwe
ndagutsikamiye man ijuru ireme ijuru igitero wari ufite kikugoye muri iyi tariki y'umunsi wa none bihite bihagarariraho iyi season urangiza umwaka wayo useka nimuzamure ibiganza haleluya 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 ijuru fata ku mutima wawe ubwira umutima ngo tuza tuzubane n'ijuru tuzubane n'ireme aravuga ngo ni igihe cy'ingoma yande ya Sawuli kandi uriya mutipe namenya amakuru agandoletwe reka ngubwire foromirere z'abantu zigira urukuta ariko foromirere y'Imana igira adresse ikagira impact address impact address impact address impact tuza muri top pressa verbe avoir top pressa ubasubiza ubabwire ngo hii ni wakati ya kwenda kuchanga madhabahu gutanga iki ibitambo ababonye iki from there imugeza kuri ki impact turashe ndamukiriza mwene wanyu mwikiranye umubwire ngo uyu mugoroba Imana ije kugukura icyari kikugoye nawe winjire mu mashini ndakurahiriye mureke dusezerane neza kandi niba wari umaze iminsi udaseka nushaka kuvuza induru kuko Imana iramanutse kugutabara Dezola n'izina rya Kristo ari muri mu mashimwe yo mu ibanga ariko yizinzaho ekri n'amateka ntukavuga amakuru yose utaragera muri tere numara kugera muri tere bwira abantu iby'ijuru rutsa imiti kuko ubivuze utaragera muri tere cyangwa ngo baguheze kufura yakabungu bakavuga ngo ni wewe wizewe iyi kufura ni wowe ikubita ipange neza numara urebe golikipa neza nurangiza usa n'umuntu ugiye gukubitisha imoso hanyuma uhirike gusaga iki kinyesha kijana n'abanyabwenge iki kinyesha kijana n'abantu bazi kumenya Imana y'abakuye isho bahamije imbere y'Imana nk'umuhigo bakagisoza turuwa bagatangariza isi muri pase twageraga amashimwe yari yaratwokamye aratugora ariko bikurikiranye n'ubutayu twagize umva makuru zarangirize kuri Petero na Yohana naona
alikwenda uko angala la sala sika tondele Samuel aragera kwa Yesu zana abahungu ba ishimwe rizariva kure nubona ishimwe rihari ryihuta kakaro kabana babakubita hariya mu kibanza kimuhira ishimwe rizariva ikabanza ikaguhonga isi ikagucunga ikagukubita kubita imbeba nyine zikakwinjira bamwe murahanga zabariye udutsintsino none ubu nyine usigaye kwandagira nawe nta myaka ukigira revera Bishop Karegewe turanezerewe ibuka Imana yadukuye wotuma Ndinde Eliya baraje kubera kuko season atari yiwe Imana iraceceka yukagwanya umuntu ufite season yiwe n'Imana numurwanya ugafwa murindi ugafwa murindi utakufa haraka ngo season zirahari ariko hariho season ama season arahari hakabaho na season nugwanya umuntu uri muri season yiwe n'Imana utakufa haraka shama ngo bamuzane ijuru ngo riraceceka iyi season ya no Samuel umuhanuzi harabasa ariko muze nta wundi muntu urahangaha mu muryango wawe no ikijuru ryavuze ati hari akandi gatipe imvuga z'abantu zigira urugero bavugiramo reka isi zavuga kwivuga ariko ikiri mu mutima wawe nugishira hagaragara isi ntizareka kuvuga habe n'umunsi Yesu yakijije Bartimayo abantu babanje gusakuza baramuvugira ngo wacakelere umutipa aravuga ngo ibiri munyehe ndagabihurikana ntukazucicekana ibikurimo nibigera igihe uzoza ubisohora kandi nubisohora ntibizabura abafana habe nayo maboko ufite ari mu butunzi yo tumishimwe rizamuka ukuwoteka capati ukayikandakanda cyangwa mandazi abatipe barahanze bafite apeti gitangaza woguramo ikintu gikomeye ugakora igiterane cyo gushima Imana impamvu utarabona amashimwe suko Imana itayaguhaye ukufite umutwe ukagira n'amaso ukagira na maboko shiraho ibindi neza cyane ati nimumuza Dawudi aramanuka Dawudi alipofika mbingu zikaongea amashimwe yo mwibanga agiye kugera mu gikorwa sasa ceceka nagazi Kampala 2006 2008 zana umudamu umukobwa w'abasinga ni wari umudamu waje wambe badatabuka ndabubaha cyane akika kweri ya Mungu kandi yamjari abana beza n'uyu wa kabiri nawe ndako Imana itagize madama amaze kwitaba Imana twari mwivuga butuma dore wamperekeje n'abagabo ngo barangize bararira babura ukuntu bifata ndababwira ngo muceceke amashimwe ari muri twebwe mu gihe cy'ibibazo cyo dushima Imana mu gihe tutari mu bibazo cyo dushima Imana namantara mushumba marahemuhuri niwo twasengeraga aravuga ngo Reverend Pastor Mathayo nabuze uko mvuga ndamubwira peza microphone namandirimba Mokozi watu anatupa furaha duniani ndari ondangise isirambwira ngo ngiye kugusetsa mu bibazo bizabiza bikagupasiriza ibindi byiza mwe muri ahangaha abanyamurenge bambaye inki 13 kandi zose zarata ndagenda byiga hodi nigisha abantu ndaje bukibukavu barambwira ngo ibo ndibaza bakwinka ngozana ifaranga namangenda muri umuntu wanje uri hanze yitwa Nziza ampeza $1,000 namangana kubandi bagabo batatu ndababwira ngo ngiye gukora ubukwe kandi murabizi gakona senye kine gitaramo cyangezeho ariko uganda umuntu w'ijuru none gahasigaye urugo rugomba kugira iki rugomba kwinjira mu muriro none habuze zingahe buze ikindi gihumbi kaka kandi nimba hari ikintu kigira riti nimugera muri Imana ibaheze ibisubizo muri ayo maboko yayo Juruwe
byose se Ngiye biremera kuba turi kumwe n'abasore 16 na Bishop Karegeya na Bishop Ruhumuza w'abasita b'abatendere ari muri Amerika barampara reka nkubwire ibisubizo ndibibuze uko abantu bose tubi nuzoza uhura n'umuntu uyafite umugirire neza kubera kuko gukomera si uburebure si n'ubunini ni igitekerezo turuwa nugukora ikimana yagushizemo ishaka tatu nukugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro hindukira na mwene wanyu mubwire ngo uko uri umukire ariko impamvu utarabibona ubanye n'abantu kundi kundu ubanye n'abantu ndatinda kuri iki kibuga ngo n'abantu bona abantu bose karabanze nta muntu utosengera itaje ubugira twese twahagaze turi muri network imwe nimwe kabagira gutya mwese Tengele. pima Ofele. juruwe tegeka byose Jordan minashituku tegeka byose biremera juruwe amushyiraho amavuta ngarangiza amavuta yama muzamukana imvugo za muzehe zama zihinduka uze gusura bakuru bawe ariko bari baramujanyiriya hari ahantu Imana izibanze kadushira kugira ngo turemere amashimwe mufite nimureke tuvuduke ni imisi mikeya tugiye gukora ibiterane muri za stade ababanjijeyo nabo n'amezi 9 Revera Kado tuzakora ibiterane muri stade gutya Kinshasa gutya bavuga ngo nibande bavuga butumwa Revera Kado Mathayo nabandi Australia mu makanisa agiye kuba mato Imana igiye kwagura abantu ubwira abandi z'ijuru iz'imitima bavuge ko bahiriwe bavuga ubundi buzima abafite imvure mubasirarize ubwire kwibemera ibasha kuturengera icya gatatu gira ndangise muntu uzubana amashimwe ngo yagira yiwe wenyine Imana izi gukoresha igikorwa kugira ngo igihugu kigufashe gushima kandi reka nkubwire utarakora igikorwa kizazana ibikorwa bisubiyemo utarakora igikorwa kizazana ibikorwa amakampuni azatangirwa na kapuni amaka atangirwa na ka akabona kujira kuri ma ka ndanezerewe cyane mukomere Imana amashimeshi ingiya esala Ndamahize ya macagori yati umuhiwe mbarangije abagore baravuga ngo noneho Saul yishe ibihumbi Dawudi yishe inzo so igihugu cyose kirashima ishimwe hari ryo kwiherera hari ryo muri rubanda hari ryo muri stade nukora igikorwa kizazana ibikorwa nukora igikorwa kizazana amashimwe ntangaje uyu munsi wa none aho waruri gazuka mu bitekerezo ureke kuba muto ishuri rw'ibintu yavuze ngo yarafite ubu ngo bwira abantu ni bamusenge ngo ndabasha kuvuga Imana yagukore cya gitangaza umugabo akavuga umwana kubera abaganga ko bavuze kandi cyo tububaha ariko kwizera ko avuga toya ntabwo bamukuramo ari jewe ari nawe taishi kera confidence taishi hagarariye confidence
rusengero bagatinda kunezerwa nezerwa uyibare usige n'imishyo tangaza sirahera gasuzuguro kararangira ni wowe ufite kurangiza ikibazo kize muri wewe harimo ubutunzi bukomeye twasomye amagambo y'Imana mu byakozwe n'intumwa umugabo witwa Petero yitwa kuko ari umuhanuzi w'iki umuhanuzi wo kwizera kandi departement yiwe yarashinzwe gukora amayitaje Yohana akaganira ibijanye n'iki n'iby'ubwami bw'Imana no gutanga uruhimbi rw'umwana Yakobo yari revera wa Yerusalemu nawe ico yarashinzwe entrée na sortie ibyo bijanye n'umutungo la fils peut passer reka nkubwire ico udashinzwe tukazucinjiramo umuntu nakurusha kuririmba muheze salute umuntu nakurusha gutegura topic rekurusako umuntu nakurusha gucuruza mwegera guheze intro na development na conclusion kubera kuko hari ibyuzi hari n'ibyo utazi papa turi barebare ariko ibitekerezo iratandukanye kandi uko umuntu atekereza ni kwangana ngo bagara gutya ku rusengero umva ubwenge bwa Petero aravuga ngo okay uyu mutipe afite ibintu bitatu icyambere aruhije abantu hano kandi yari afite 45 ari aho ngaho ku rusengero 45 usoma Biblia Matendo ya Mitume 4:13 wamuhomboka urasanga hawe makuru nimba utasoma Biblia birakureba Biblia iravuga ngo yari aruhije abantu dai ekonomi y'urusengero yari yarejegeje umuntu wese yazanye amaturo n'amashini akabanza akadivisa tubayeho kureba entrée tukamenya na sortie tukamenya na reste entrée sortie reste umugore uri umugabo wawe nagweza amafaranga yo guhaha uzugira mubika umunsi umwe ukwezi kugiye kurangira umubwira ngo ndashaka kudusohokana n'abana tuje kuganira bana gusa kumira tugutanzeho 8 ariko wowe ngabitekerezo ugira ngo sheri ngo zashize gira kandi ukagasanduka uzukubitamo ukwezi ndi kurangira nurangiza umbwira ngo sheri ndashaka kudusohokana n'abana ufite ifaranga hari ukundi uzurujyangiriye neza nurangiza ugenda ufungure intro umubwira ngo ndagushimiye reka ngweze ukuboko uri umuntu mwisi abantu bose tugize twoguta ariko kuri dekeya nubwo ari wowe warugeze muri season ye yo gukora amayitaje tiyavuga ngo nje aravuga ngo twe bavuze neza ubwoko bwacu akira ukuboko ubuno umuntu udakunda ubwoko uri gito utari musosi uri pumbafu none urabanga Imana ibakunda urabanga waranavutse season wowe urimo utakunda ubuhaka igitangaza ndamukiriza mwene wanyu umubwira ngo nimba wari ufite iyo tabiya genda uyivemo ukunda bumuvukana n'ubwoko bwawe hari umuntu hano uva ngo asamure ukuboko wamubwira ndagira no aravuga ibyo dufite nibyo tuguha genge kumenya kuvuga imbere y'abantu pana kubomoka amagambo amadafite hawaturutse ngurumva baza witonze ukore ijambo ritegure neza abo ugiye kubwira hano harimo abanyabwenge ndetse bize kukurusha harimo abantu bagenze utaragenda hari aho wageze batuta hari aho bageze wowe utaragera ibintu no kumeza kubomoka ngaha n'ibintu byo kurutera ubwoba ntabwo ari bisho fata position neza tegura intro yawe na development na conclusion nurangiza usigira umuhagarikizo wa gahunda urakuvuga ngo hari ibindi neretswe manza witende weretswe mbere no mushumba ijuru uze rivugiramo n'ibintu zo kutubwira ngo weretswe ugashogekamo ibyo bintu uwijije mu bindi bintu okay ditubyanze hari kumanuka kwa utaratibu umwandikira kandi ko kuzi écrit
mwandikire hari ijambo ijuru ryambwiye nimba byoba ngombwa womba umwanya ikintu cyose mumumenye mumwiyeke uyu satani yokahe aramubwira ngo Petero na Yohana walikwenda huko kwenye wakakuta kiwete kimoja kisichoweza kinaomba chakula. Yame urachari hano tubake basambura ibiganza. Haleluya nimuvuge ko haleluya. Waramubwira ngo simama ngo atinda guhaguruka. Petero aramubwira ngo tugwete n'amaboko anami mugwata hatisha yije tugenda. Iyo gushigikiwe niki ningwe aravoma autorité y'ubwami bw'Imana bwari muri bo bari bazi ico bafite ikisikinyejana cyo kurangara ico Imana yagushizemo ni mugisohokane mutangire gukora ni mugisohokane kigaragara ni musohora amashimwe namwe ni mutekereze ariko se n'ubundi wari kutekereza gute kanje mureke mvuga akakamba nubwo nyine babikoye ejo bundi umukobwa wanje Pendeza nakudacha Imana yamimujana kandi Imana ntizibanza ngo iteguze umuntu utinzamutwara iyo yambere muzehe uraturusha amaboko tuzakomeza tugushima ngo irangize ikora igitangaza ejo bundi ndasenga Mana uyu mukwe wacu ko ari mwiza none ko azamanyerera agenda handi pe ndasenze wa Mana we mfite umukobwa witwa Joyce kandi Joyce iwe nina muremure gakurusha Pendeza kandi azahagarara gutya naje nahinduke akavuga ngo Joyce sijaiona ingine siku abuzukuru baje bagira peti kuva navuka ariko naje sinari noroshe mama yabyaye abana 13 hitaba babiri data ni kinege nije muri umunawe nabandi akima ma tuzagushima nawe usube none ngaragize abasukura bakagira peti nimumva ikimana izikora umudamu umwe muri Canada yamambwira ngo umperige nzamutunga ari muri Canada kandi umugabo w'umunyamurenge wana n'abantu neza ndamukiriza mwene wanyu mubwire ngo siku uri mukubana n'abantu nabi gute nibande bazokurerera yawe uko mushinga kubana n'abandi nabi turakwamaganya undi muri Amerika usengera umukwe ndamugarukaho niyo konkirizire no niyo konkirizire mwitegure ndarangije nabatindiye nabonye ko murasubizwa kandi uko musetse ndakurahiriye ijuru riradushekeje kandi umukobwa uri muri Canada no undi wo muri Amerika nama yamubwira ko ti wa mukobwa witwa Speciose byo muzukuru wawe naje ndamufasha buri itariki ya mbere wo muri Canada aza yohereza namubwira kizi kaza zishika uzohereza ku mukwe waje gusa naje ko ndahudumiye wohereza ku mukwe waje gusa azabona ijuru n'amatayi ukunda aho twinjiye azabona kuko zinciye zosanga umuntu yagize gakirize kamazima kuko naje ku bintu by'urufaranga sindarukomeraho ariko hari abantu bagira ubugugu kugira ngo bashize supaguru mu maboko yabo samure ku bugugu musangire n'abandi ukuga none urabonye je tuzabona no
bakamohereza bakansinyara kambwira ati twarangije kohereza none rigeni yarabyusha Imana ihabwe icyubahiro. ubu rigeni afite amezi 6 none umukwe wanje manyana yaje numva arampamagaye aho shiramo kasiribasha amashimwe Shimwa Yesu. Ima shima ibasa muri Yesu umutima wuzuye shima 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 ibasa muri Yesu umutima shima bigeze kuririmba ikorari feza manyana yaje karibu baraza barasaba umugeni twara umugeni none ubukwe bugiye kuba Joyce. mukomere Imana amashi Amen. icyo mbasabye musenge uko buzagenda tuzobutaha Joyce tuzobutaha aje kurera abana naje ariko uzi iyo agenda ngahandi nozaga ndeba bamukubita agashi kamani katangira kwishima mu mutwe kandi ntanda zirimo ariko zatwamagara babu topike iravuga ngo ugushima Imana turagushimira uwo mwaratwizeye umuryango wande wa Kigogo bashumba mwabahaye nafasi hano turabashimira Revera Kado kubw'aba bantu bose reka nkuramutse uri umuntu mwiza nawe urakomenti woroshe reka mbabwire kubana n'abantu ongera umunda mukezi umugirete uzumenya kuvugira abandi aho batari turangiza muri uku kwezi kwa 12 uku kwa 12 amatariki twateguye ko ari 13 ariko twavuganye na muko wanje kale 20 ko no kuvuga ngo ubukwe buza none ga ndakwimana itabize none musengere muri abantu bese ni muhaguruke ikindi kinyejana cyo gusohora iby'Imana dushizemo tubi mwarakoze n'umuryango wose yambwiye ngo umuntu wahereje tike ngwiza ngo n'umuntu nkunda cyane yewe naje navuze ngo nubwo ndakuze tubi uze kumubwira nyamuneka yemere tuvugana naje musengere nico gusa no shobora nzoza musengere bishop gweno dusengere kubwirisha ubwira Imana ngo Mana ibyari bibabaje imitima y'ababa baseke nabo babona amashini iyi season umuntu wari umaze imisaha yakora ntibicemo byamba bicamo kandi umuntu wari umaze imisi agenda no mucari ibintu ndibikunda ndabarahiriye tuzahura mu kwezi kwa 2 kwa pote Yego. zahamara icyumweru cyose Yego. nonaga makuru nayangaye ijuru n'amatayo n'ijuru na Revera Kado ubu butunzi twabasigiye ni mumenye kutaro urubyaro rwo kwicara no kwagura tukavuga rwo kwicana suko kwiba suko kuvuga nabi no kuvuga ineza no gukorera Imana no kubana n'abantu bose amahoro nta bintu by'amoko nta macakubiri ni mwa Kristo